ubwo nagize ikibazo ndabyara umwana wamugaye maze kubyara umwana wamugaye mu muryango baranterana bamerera nabi ubwo nkajya nkubitwa buri munsi ngo iki ni igiki nabyaye mu muryango uri mabukwe akavuga ngo iki ni igiki uri data bukwe ngo iki ni igiki umugabo akankubita buri munsi ndavuga ni noneho ubwo mfite ngo ari we mfura yanjye nabyaye mvuga nti mpano uzamba barembya umwana ntereka mpunge ducike twavuye Nyaruguru nyine bese twari twubatse ariko kubera ubuzima nahuye nabwo maze kubyara umwana ningiye no kuyara ndavuga nti ntabwo nakwiyahura nzakomeza mbeho Icyo gifurusha taranyotsa ibi byose mu maso nukunyotsa ngo iki ni igiki naba maze guteka inkono akaza akayimena ngo ndarya ngo ndi umuntu ngo icyo ngicyo ngo ni igiki nabyaye arampangayika bya burundu rwose no ku musozi wacu barabizi ni umudugudu arabizi nawe mugende genda hangayitse kandi uwo mwana nta hantu ngomba kumushyirana kuko nakara ko mu mara yanjye nk'ikibazo ajya agira nyine nk'imirimo yo kwikorera ntabwo yayikora cyangwa se nko guhinga ariko ndi nta kintu atazi gukora na kimwe. Ndagushimiye cyane wowe wahisemo gukurikirana ibiganiro bya ISEZERANO TV nizera ko aho uri umeze neza cyane imigisha myinshi kuri wewe ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu nizera ko ukomeza kugenda ugira byinshi wungukiramo. Kuri kamera zacu dufite mama tugiye kuganira mama waciye muri byinshi bitandukanye hari ibyiza hari n'ibigoye ariko uyu munsi akomeje kwiteza imbere tugiye kumuganiza rero atuganiza byinshi ariko mbere yuko tumuganiza arabanza tubwire amazina yanyu turabasuhuje. Mwaramutse. Amazina yawe Kanya rwa telefone. Ahangaha rero tugusanze ni hehe? Ni Huye ariko ubundi hano ni Huye turacumbitse ariko kavukire ni muri Nyaruguru. Uyu munsi rero twagusuye tugiye kuganira byinshi bitandukanye ufitemo byinshi uza kubwira abantu badukurikiye ariko nanone tujya ngo dusangize ubundi urubatse bimeze biti? Nyine nayo nibatse ndi muri Nyaruguru ubwo nagize ikibazo ndabyara umwana wamugaye maze kubyara umwana wamugaye mu muryango baranterana bamerera nabi ubwo nkajya nkubitwa buri munsi ngo iki ni igiki nabyaye mu muryango ubwo uyu mugabo niwe twari turi kumwe kubera ko twari twarasezeranye rero naramuhunze ndavuga nti reka giyewe nze ncungura ubuzima bwanjye aho kugira ngo niyahure umwana wanjye azangare ubwo nzagucumbika ahangaha ubwo rero nkunda guhura n'ubuzima bubi ndavuga nti nta kundi ubwo nawe yaraje ndamwakira akomeza anyizirikaho n'ubwo ampangayika dore naho yanyokeje mbese nagize ubuzima bubi uri mabukwe akavuga ngo iki ni igiki uri data bukwe ngo iki ni igiki umugabo akankubita buri munsi ndavuga ni noneho ubwo mfite ngo ari we mfura yanjye nabyaye mvuga nti mpano uzamba barembya umwana ntereka mpunge ducike twavuye Nyaruguru nyine bese twari twubatse ubwo ndaza ndavuga ntereka nishakira ubuzima n'umwana wanjye kuko mbafite ari babiri nzarebe uko nzabaho ubwo nzahangaha gutya ariko ndahangayitse gire nyobwa n'ukuntu nzabigenza sinzi ukuntu mwangira inama uretse ko nyine mu minsi yashize twagendaga tukareba utuntu ncuruza nkabona icyo kurya kumuhahira none ngo ndarabyahagaze sinzi ukuntu byabigenza mbese ni ukwishyira amaboko y'Imana. Wavuye Nyaruguru ryari byari byagenze gute tubwire neza tujya ngo tubwire neza ubundi ujya kwava ubundi Nyaruguru byari byifashe gute ubyara umwana? Nyine nagiye nshaka uyu mugabo maze kumushaka amara imyaka 3 ntabyara ubwo miryango kuko gero nta mubyeyi n'umwe nari mfite ngo mvuge ngo ndagenda muhungire nkajya nirwa njya mu misozi njya gucumbika ubwo nagize igihe nsaminda mbwiye Imana nti Mana uzamba barembyara umwana uko azaba ari kose nzamwakira murere ubwo rumaze kumubyara mu muryango nyine barancicikana bampindura kana dore ibi byose ubona umugabo afataga ibishirira akanya cyangwa se ndi umuntu ariko kubera ko nambye yamusabye Imana bavuze nti Imana wampa ngo ntabwo nziyahura kandi ntabwo namuta mwanda akomeza ndamurera mu mubereho mibi ubwo nyine ejo bundi kuko hano mpamaze imyaka 4 nahavuye muri 2010 na kangahe 2016 ubwo ndaza nyine nkajya ncumbika ndakotesha nawe n'udufaranga nkishyura nuko bimeze gutyo ariko kubera ubuzima nahuye nabwo maze kubyara umwana ningiye no kuyara ndavuga nti ntabwo nakwiyahura nzakomeza mbeho ubwo rero uyu mugabo nyine mbese niwe wamenesheje agafatanya ni wabo n'ubu nyine ariho ubu sinahajya ngo avuge ngo ndi umuntu ngo iki ni igiki nabyaye. Tukiri aho ngaho turagira ngo tubwire amakimbirane yo mu rugo yatangiye ari uko wabyaye umwana cyangwa na mbere yarutangiye ari uko maze kumubyara nyine bavuga ngo iki ni igiki mbyaye umugabo hajya akavuga ngo ntabwo ndi umugore ngo iki nabyaye ngo mu muryango ngo ntabwo ngo kigeze kiboneka ndavuga ni kubera ko namusabye Imana nkamubyara ntinzemera muheke rwose uko bizaba kose nzabyakira none uyu munsi wa none turi kumwe n'umwana wanjye nawe uretse ko n'ubu nawe yaje akanzengereza ubu nirwa murega muyobozi nkabwira nti wa mugabo ko nimba arashaka ko tubana ntumfashe no kwishyura inzu icyo ushaka ni ukuzanyica ubwo abayobozi bakambwira ati uzagende wakantuze
nyine ngende ngo nkore doborozi kwa kundi batandukana mu rukiko. Ubu ngubu nicyo ndimo nshaka kugira ngo nzarabe ko ari cyo nakora. mwari mwarasezeranye? Twari twarasezeranye nawe nicyo yitwaza. ubyara uyu mwana rero byari bimeze bite? turagira ngo tubwire ubundi umubyara. Ntabwo byari byoroshye, niyo najyaga no gukingiza mabukwe yitaga avuga ngo abagore bose ngo mugende mutonde ngo murebe ikintu abyaye. Ndahangayika umwana ariko namukingira inkingo zose ndazirangiza, ndamuheka aho nyuze mu miryango bakavuga ngo kiriya ni igiki, nkemera nkamuheka kugeza n'umusana afite imyaka 15 kuko nta hantu nayo kumushyira rwose. Ariko navuga ngo byarampangetse kugeza n'umunsi ndahangaha twabaye nko kumuhungana. aho wari uri se hari nko kumwe umubyeyi abyara mu muryango bakamwakira, ntabwo byigeze bibaho? Ntabwo byigeze kuko ngiye mu muryango ubona nifite n'umusaza wanjye umwe ari ahantu muri Nyaruguru ndari Kibungo, kubera ko umusaza wanjye nyine niwe yansuye, ariko iwacu ntabwo byaba no kumukocereza. n'igihe wamukocereza ababyeyi bakambwira nyine baturanye twari duturanye ati agira ngo igitambaro heke mu mwana. Nta mpetse w'umugabo nigeze mbona mu miryango, mbese nyine mu muryango nari nk'uwo gupfa ngo dore ikintu nabyaye. Data ko yajyaga avuga ngo nk'uyu nguyu yavukaga ngo nta muntu ngo wamushyiraga ku gasozi ngo bahitaga ngo bamwicara uruhinja. Ibyo byose nkabyumva nkabira ngo nkabihorera. umugabo rero agukubita akuziza ko wabyaye umwana umeze uke? Nashyuye igifurusha ataranyotsa, ibi byose mu maso nukunyotsa ngo iki ni igiki. Naba amaze guteka inkono akaza akayimena ngo ndarya ngo ndi umuntu ngo icyo ngicyo ngo ni igiki nabyaye. Arampangayika bya burundu rwose. No ku musozi wacu barabizi, ni umudugudu arabizi, nawe mugende genda ahangayitse, kandi uyu mwana nta hantu ngomba kumushyirana kuko nakara ko mu mara yanjye. none se akotsa agukora n'ibi byose yagukoreraga yabikoraga akubwira ko ari uko wabyaye umwana, ariko si nanone mwari mufite abandi mwabyaranye cyangwa n'uyu nguyu wenyine? Uyu nguyu niwe mfura yanjye, ubundi umukurikira n'uriya yari we mfura yanjye, ariko nyine mbese byari nk'ikibazo mu muryango, niko byari bimeze. nuko ugira gutya rero uramucitse uza ahangaha, byagenze gute kugira ngo naho agukurikire? Nyine yaraje kuko hano nahamaze ukwezi. Nyine nayo nasize imirimo mu ntuze twarahingaga imyaka ndayitangiye kubona mbona aje yikoreye, arambwira ngo aje ngo korera abana. Ese baraza kureba abana n'ukuntu batujujubije, none ndikubwiye ahantu twari turi, ubwo bari bamurangiye ngo ahantu twari turi hano. Araza ndamwakira ngira ngo ni umuntu, nuko nyine akomeza akajya n'ubu ngubu aranzengereza akavuga ngo nta handi azajya kuko ngo twasezeranye ngo azanyizirikaho mpaka. none se uyu munsi tumenyere ko mu rugo umugabo arahaha cyangwa se agashakisha n'umudamu bose bafatanyije, hari ibyo ajya bafasha? Dore ngibanze waza abantu rwose kuko wagira ngo ndamuye cyane aho nguye ahangaha nk'ejo kuva mbese nk'iyo akoze nk'ishyano ubundi akora amafaranga akimwe, aragenda agatanga nk'amafaranga 500 nayo akaba yindura akavuga kandi 500 ngo turaha ikintu icyo cyose, akavuga ngo 500 ngo agomba ko yararema akasamba ari intambara zikarota. Ariko no ku mafaranga 500 ngo ninge nigiye Rwanda ahubwo nuko ngo ngiye guhahisha amafaranga 500 yo kwirirwa tugwanira ngo urararira ngo samure kandi uhahe, ntigenda rwose uyagire. Nimbona ngiye gucuruza ko mbere twacuzaga nyine umuntu akihahira, ndahahira abana banjye ariko giye ujye umpa amahoro. Ubwo n'umudugudu hano iyi nzu nyishyura 7,000 umudugudu yarambwiye ati basi ujye umufasha umuha amafaranga 3,000 nawe atange 4 tubundi mufatanye mwishyura inzu. None nabyo byaranze no kwirirwa nyizirikaho gutya, cyane nabuze ukuntu nazabigenza rwose. aho Nyaruguru se mwari mufite imirima uyu munsi ihingwa n'abandi? Turayikotesha. amafaranga avuyemo ni wowe yatwara cyangwa umugabo ntabwo? N'ubu ahantu isambu yacu yari ntoya tuyikotesha 18,000 bahita bayagabanya bakamuha 9 nanjye bakampa 9, batuyagabanamo 2. ni bandi bafashe kugira ngo amafaranga mujye muyagabana n'ubuyobozi cyangwa? N'ubuyobozi bwabidufashijemo, yajya agakotesha abagabanyamo 2 agasigana igice kiwe, ikindi nanjye nkagitwara. aka kanya rero ubusanzwe se ukora iki kugira ngo n'abadukurikiye babyumve? Ubundi muri Nyaruguru narahingaga nkanicururiza kuko ntabwo nari kubona umwenda wo kwambara. Ubwo nagize ahangaha rero n'undi nkaba n'indi muri mashini, mfata agatanda cyaramwira ngo nkajya nicuriza, nacuruzaga inyanya n'intoryi
nyine nkarangura ibintu ariko iyi korona itangira kugira ngo amafaranga yose yarahiye ukagenda ukarangura nk'uyu munsi wakwira gupfundikiye ubukacyo ugasanga byaboze ubwo igihombo kikaza gutya nubwo waduciyemo ibice ariko muri minsi nta mibereho pe ubu ngubu nk'ubu korona yatangira ndimo amafaranga nyine ntabwo ndajya gusora mu ntuze muri mashini ubundi avuga nti wampa ngo mbonye n'amafaranga ahubwo ngende noneho nsibishe nanjye njye mvandaza kuko kujya hari umuntu haramwira ngo uhafite igitanda niyo utacuruza niyo wacuruza barakubarira none ubu byatuye rwose rero nko ku gitanda cyane hari inyanya zabuze agatemerekamo mbese no kwituriza nta kundi umuntu yabigenza. Umwana w'imfura we wabyaye ufite ubumuga yitwa nde? Yitwa Ndayishimiye Jean Pierre. Yitwa Ndayishimiye Jean Pierre. Uyu munsi Ndayishimiye rero wamuvanye Nyaruguru, uyu munsi ahangaha ho mubaye umuti? Nta mibereho rwose naho nzamubwira ese mwana wanjye ko mbese ubu ngubu icyifuzo dufite nta mibereho tuba mu nzu twishyura mbega ubu ngubu twatuje no twumiwe twarumiwe najyaga ncuruza nkabona amafaranga tukishyura inzu tugahaha none gucuruza mbese bisa nk'uko byarangiye pe ufite nk'amafaranga 10,000 ukajya kubona kwanaragiye kubera ko niba umunsi utacuruje uraha ukagura amakara n'icyo ari cyo cyose nuko nta kundi. Jean Pierre se mugera ahangaha wigeze umufatwa mujyana mu ishuri? Naramujyanye ku nkubi biranga kuko barambwiraga ngo nta maturete hari ngo umwana umeze nk'uyu nguyu ubana n'ubwo ngo yakwitumamo na hano mwira ngo mujyanye biranga ubwo hari umuntu ngo witwa ngo Umufureri yavuye ngo i Kigali araza atubwira ngo agiye kuduha ubufasha ngo azamujyane Gatagara turamutegereza turamubura n'ubwo nta hantu yiga ariko muri Nyaruguru yarigaga yize igihembwe cya mbere mu wa mbere. Bivuze ko ntabwo yigeze arenga umwaka wa mbere? Ntabwo yigeze arenga kuko yabuze ahantu yiga n'iwacu hari ahantu habe agatere yajya abana bamujyana bakarambika akavuga ati noneho tuzajya tubaha ijana rya buri munsi ndavuga ntabwo rero yabona ijana rya buri gitondo n'ikigoroba nuko asa nk'uko avuyemo gutyo kubera ubushobozi buke bw'uko abuze aho yiga. Aho wamujyanaga ku ishuri byose bakubwira ko badashobora kumwakira? Hari akuntu bibavuze ngo ntabwo bamwakira ngo nta matuwarete ahari na hano mu kigo cy'umwirango baravuga ngo nta matuwarete ahari ngo yajya yituma nyine kuko ngo ameze gutya ngo ntabwo yituma ngo iriya misarane ngo yamumerera nabi banze kumwakira kubera izo mpamvu. None se ubundi ahangaha mu rugo nta haba afite? Afiteho kujya no mu matuwarete yacu hose ajyamo nta kibazo ariko banze kumwakira. Ninde ibyo wabibwiye kugira ngo bakubwire ngo ntabwo dushobora kumwakira? Naragiye mbibwira diregitirise nyine waho w'umudamu wa hano mwirango wa mbere arambwira ngo ninjye ku murenge njya ku murenge ku ntuze nyara hari akunkubi ku murenge wa Nkubi barambwira ngo ikintuze ngo ikibazo ngo bagiye kugishyira ngo ku karere ngo bazansubiza n'uyu munsi wa none imyaka ishize ari ingahe na mudugudu arambwiye ngo ntabwo umwana ngo umeze gutya ngo yiga mu bandi ngo bamujyana mu kigo cy'abana bamugaye nuko nategereje naho byagumye. None se Jean Pierre we yo muganiye akubwira ko abashaka kwiga? Abishaka cyane rwose nuko abivuze arakomeje arabishaka ndetse icyo gihe banamubwira ngo azajya kwiga ngo hari nyine hari umugabo yaratubwiye ngo nitwitegure ngo araza ngo kumujyana Gatagara twiriwe dutegereje ubundi atagiye yumva arababaye rwose ashaka kwiga nuko abuze ahantu yiga. Uyu munsi rero Jean Pierre se ahangaha muri quartier abantu bamufata bati? Nta kibazo rwose hano bafata nk'ibisanzwe uretse hano bagira umuco uretse wacu muri Nyaruguru naho byari byananiranye nkuko yigeze nko kujya kuri toilette abana nyine baramushungera ngo bagiye ngo kureba ngo igitsina cy'umwana wamugaye ubwo rero diregitirise ahita ashyira amatangazo ku mashuri ati ntazagira umuntu wongera kumushungera hano bamufata nk'umwana nk'andi nta kibazo. Jean Pierre twamusanze ahangaha ibigaragara abana bafite ubumuga nka buriya bagira ubufasha bagenerwa harimo nk'igare ibyo bikoresho Jean Pierre yigeze abibona? Karara rifite kare bararimuhaye ntaryo twamusanze oya gusa akomeza hano yakomeza yabona se ujya ari musonikamo aba yigendagendera kuri yakireze nk'yafashe nk'urugendo ari nk'ahantu agiye niho agira uwo musonika cyangwa se agiye nko kwa muganga. Jean Pierre rero arakuze agize imyaka 15 mu muryango wanyu aho babatotezaga kura ko babyaye umwana ufite ubumuga na n'ubu muracyavugana cyane nta kintu bongeye kukubwira? Kubera ko ntari kubara ko se ntahari nta kibazo nyine maze imyaka 3 ntahari ubwo nine mbega nta kibazo kuko ntari kumwe nabo ntari mu muryango wabo. Uyu munsi rero twabasuye turagira none utubwire niki ubona ubuzima uyu munsi bukugoyeho ahangaha? Ubuzima burangoye nk'ubu ngubu
mbese ikintu kimbangamira cyane cya mbere ibyo kurya by'umuntu yakwangana ariko ikibazo cyo kwishyura inzu ukwezi ujya kubona ko nashize ngo nyine tukishyura inzu akaba n'igihe tuyabura ugasanga ni ikibazo kitugoye. tugiye kuganira na Jean Pierre tubwire byinshi bitandukanye. Jean Pierre, amakuru meza urakomeye? Harya irindi ngo witwa nde? Ndashimira Jean Pierre. Ufite imyaka ingahe? 15. Jean Pierre, uyu munsi wa none ni iki wumva wishimira? Ndishimira ko mwaje kudusura. Hano se mu baturanyi biba byifashe gute? Nta kibazo n'ibisanzwe. Mbwira ngo ntabwo wiga? Yagenze gute? Nagiye gutangira abarimu banga kunyakira. Banze kukwakira se ko byagenze gute? Banze kukwakira kuko byari byagenze gute? Kubera ko toilette nyine ngo toilette zaho ntabwo zimeze neza ngo ntabwo nashobora kuzijyaho. None se ahangaha mu rugo ntabwo ujya ujya kuri toilette? Njyaho. Wigeze ubabwira ko nta kibazo no mu rugo ujyaho? Ariko banze kubyemera. Kandi wumva ushaka kwiga? Ujya wumva uramutse ugiye kwiga wifuza kuzaba nkande? Wifuza kuzaba nkande ukuze umaze kwiga? Maze kwiga. Iki ujya wumva wewe wakwiga? Nakoresha nk'ibintu bijyanye n'imashini. Unakoresha imashini se? Unakoresha mashini? Hano mbona yambera. Ni nk'ikihe kintu ujya wumva uzi neza cyane ukavuga ati ngiye mu ishuri iki ngiki nagikora? Mashini nyine. Ambwiye ngo ntabwo wigeze urenga umwaka wa mbere. Ntabwo wigeze wiga se no gusoma no kwandika nta kintu na kimwe uzi? Ndabizi. Urabizi? Wabyigiye? Byigiye. Imana yangiriye neza nyine ndabizi. Nabyigiye. Umwana waje arakwigisha? Imana yangiriye neza ndabimenya nyine nawe nabyigiye. Se wigishije gusoma no kwandika utarigeze ujya mu ishuri Jean Pierre? Wigishije gusoma no kwandika utarigeze ujya mu ishuri? Bire neza. Ndabizi. Cyangwa ni mama wakwigishije gusoma no kwandika? Uzanye urupapuro wansomera? Uzanye urupapuro rwanditse wansomera? Bakapu se harimo iki? Urufunguzo. Urufunguzo? Icyumba cyawe se? Arwa hose. Uyu munsi se niba utari ku ishuri wibera mu rugo cyangwa ugira utundi tuntu ujya ukora? Nibera mu rugo nyine njya no gufunguza. Agasaha se wambaye ko gahenze? Agasaha wambaye ko gahenze? Ntabwo ari cyane. Bakaguza ngahe? Bakaguza ngahe? Igihumbi. Ubu se kugenda bijya bikorohera? Ahantu twamanutse twabonye n'ahantu hari umusozi kugira ngo uzamuke bigenda bite tubwire? Ndamenyereye. Waterera n'igare cyangwa waterera gutyo wigendera gutyo? Gutya. Igare se ntabwo ugirikoresha? Ndarikoresha ngiye nk'ahantu kure. Tubona umuntu ugusunika? Use ni iki wasaba abantu bari kutureba aka kanya? Iki wasaba abantu bari kutureba aka kanya? Sinabasaba nk'iki. Asaba nyine ko atera inkunga. Jean Pierre gutishimye? Ndishimye. Basaba ko bagutera inkunga y'iki? Niyo kutwubakira. Kuko tuba mu bukode. Use wigeze usubira Nyaruguru kuva wavayo? Bagenge rimwe na rimwe nyine gusura abantu baho. Abandi heruka kujyayo gusura? Abandi heruka kujyayo gusura? Nyine abatonye ko duturanye. Kwa mukecuru na muzehe se wigeze ujyayo? Nagiye. Bagufashe gute? Bagufashe gute?
nyine narabusuje barangaburira nyine nta kibazo. mama yatubwiraga ko ngo batagufata neza nibyo? simbizi igihe ibyo ntabwo mbizi. wabonye nta kibazo kirimo? Jean Pierre, none se nk'ubu ngubu aka kanya tuvugana ni iki kintu ushobora gukora nko mu rugo uratubwira? ushobora gukora guteka. Guteka se? Giteka iki? nk'ibiryo. Ari nk'iki watetse ukavuga ati ngiye iki ngiki kabisa? ibyo byose biba nta kibazo. ubuse nk'abana bakureba hano hafi ni iki wababwira? abana bagenzi bawe uzabona hari abari kundeba. hari abari kundeba. hari abana batandukanye cyangwa se abandi bantu batandukanye bumva ko umuntu umeze nka Jean Pierre nta kintu yabasha gukora. Abo bantu wowe n'icyo babwira Jean Pierre? ababwira nyine ntibihebe. Imana yabigenje gutya izi icyo tugomba gukora nyine. Imana tugenje gutya niyo izi uko tugomba kubaho. ubuse hari ibintu ujya ukora bikabona birakubangamiye cyangwa bikakugora cyane ni nk'ibiki? byabona bikamangamira. ibintu ujya ubona bikugoye mu buzima kubera ko ufite ubwo bumuga? imirimo maranye ibyo nshoboye. nk'ibiki bikugora udashoboye? nta bingora. byose urabishoboye? hari ibyo nshoboye nyine ibyo nashoboye ndabyihorera. uzi gusonga ubugari? uzi gusonga ubugari? karabura gatanga mbimenye. ajya bikwigisha? ibyo nazi mu bitekwa byose nibyo nazi. wagasoza ugatekera mama? agapenke se ko ari keza Jean Pierre? agapenke ninde wakakogosha? umukwaferi. umusitari ariko? umusitari? hari abahanzi mu Rwanda ukunda? mu Rwanda ni benshi. ni nkande? Bruce Melody, nka Davis, ni benshi nka Marina. na Marina uramukunda? bwagira ikintu ubwira Marina? ikintu ubwira Marina? ubwira ndamusuhuza. byonyine gusa? byonyine gusa? nta kindi namubwira atari kumusuhuza. hari akaririmbo ke suzi? hari akaririmbo ke uzi? akaririmbo ke ngo nari hayi. turimbireho twumve. turimbireho twumve. ntabwo ngira isoni. reka tuganire neza wigira isoni sibyo se? turimbire reka tuganire neza wigira isoni sibyo se? turirimba se ndabona wifunze cyane. reka tuganire. tuganire. ngo nari hayi. ngira ijoro yari hayi. aka Bruce Melody ko? aka Bruce Melody ni akahuze? akahe? kuri kongora. ariko jya unaturimbiraho gatoya nyine umuntu w'umusitari nyine. ukaba uranze kuturimbira neza neza. none se ubu ngubu hari impano nawe ujya wumva ufite uvuga ati nanjye iyi impano ndayifite? impano impano se keretse kwiga nkamenya hari ikindi. bashaka kwiga ukagira ibyo umenya. bashaka kwiga rero nigeze kukubaza ngo ni iki ushaka kwiga urambwira ngo ushaka kuziga ibintu bijyanye n'amamashini. uyu munsi wa none rero uramutse ubonye umuntu ukubwira ati ngiye kuguheza imashini, ngiye kuguheza imashini yo kwiga, wabyemera?
nibwo nabyanga. hano iyi mashini kuyikoresha bisaba kuba uzi igifaransa n'icyongereza. Igifaransa n'icyongereza ukuntu waza nkabyiga nyine. agafaransa se mwari mugeze kwigisha muri ya minsi mike yageze ku ishuri cyangwa ko wigiye hano hanze? akamambere se bigisha iki? ntabyo. na gatoya uzi? nta gafaransa nzi. gusa ujya wumva n'ubu umugabo urashaka kuzaba umugabo umeze gute? urumva n'ubu umugabo urashaka kuzaba umugabo umeze gute? meze nk'abandi. ushaka kuzazana umugore? ukagira sheri? ese abandi kuba bagira. nawe urashaka kuzagira sheri? uzabyara abana nk'abangahe nukura ubaye umugabo? uzabyara abana nk'abangahe? babiri? kubera iki uzabyara abana babiri? kubera iki uzabyara abana babiri? abenshi si byiza nyine. kereka nyine umuntu ari umukire ariko n'undi abenshi si beza. abakire nibo babyara abana benshi se? abakire nibo babyara abana benshi? simbizi nyambona babyara bake sinzi impamvu kandi abakene bakabyara benshi. ubona nk'impamvu ari iyihe Jean Pierre twiganirire? ubona nk'impamvu ari iyihe? nyine barahubuka simbizi. wowe uzabyara abana babiri, sheri wawe se wumva azaba ameze nka gute? ushaka umusheri umeze gute? mwiza nyine. bwira umeze gute, bwira tuganire Jean Pierre. iganiriro ashaka umusheri uzaba ameze gute? mwiza ariko mwiza ku mutima. si mwiza ku mubiri? ku mubiri se atari mwiza ku mutima. ni nk'iki wumva azaba yujuje ku mutima nyine uvuga ati ni mwiza ku mutima azagomba kuba yujuje nk'ibiki Jean Pierre? gira nyine atekereza neza nyine by'urugo nyine mwiza tu. mama se mujya mugira akanya mukaganira? mama mujya mugira akanya mukaganira? abagiye gucuruza se yaje se ntabwo muganira Jean Pierre? aza nijoro. nawe se papa? nawe nuko wewe se nawe nuko nyine aba yagiye. nta kintu na kimwe bajya kuganirizaho? none se ubu nta bwana bajya ujya ubona abana cyangwa se n'abandi bantu bakugora kubera ko ufite ubwo bumuga bakaba bakubangamira Jean Pierre aho ugenda? bose nta kibazo baragukunda? Jean Pierre turagushimiye cyane rero urakoze kutuganiriza. namwe twaganiriye na Jean Pierre ariko atubwira ngo ko ntabwo mujya mumuheza umwanya ngo muganire. nyamara ntako tutajyana se ubwo twamuganiriza iki? twamuganiriza uretse ko nk'uko nk'iyumviye nko gukora arigenza akajya mu byo guteka nawe akaba arimo yirebera nk'intuze yibereye nk'ahantu yenda mwirebera filime cyangwa akina nk'igisoro. ajya abasha gukina n'abandi bana nta kibazo? nta kibazo agira, akina n'abandi bana nk'igisoro n'ibiki byose. twabonye isa atuje cyane. twabonye atuje cyane. agira isoni nyine kubera ko tutamenyera kuvugana n'abantu aba yagize isoni. ubusanzwe se yari kumwe n'abandi arakina nta kibazo ukabona yishimye? nta kibazo afite, ubona yisanzuye mu bandi bana. ubu rero turagira ngo tubwire noneho nk'umubyeyi wabyaye umwana ariko ukamubyara afite ubumuga, uyu munsi wa none ubona ni nk'iki kintu abantu bakwiriye kubyigiraho muri wowe? nyine agiye byarabanje nanjye birantonda kuko n'ubyera hano ntuze ariko kabutare bambaze. ubwo nyine ndavuga nese mana koko si nzajya mu bantu muhetse. ubwo rero nageze undi yakira bose ndamuheka nta kibazo. nta nubwo nakundaga kumushyira mu bandi ngo agaragare nk'iyo nabaga ndimo ncuruza namushyiraga munsi y'igitanda. none igihe kiragera atangira arakambakamba nkamutera nkamuheka rwose nkumva ni ibisanzwe. ubundi abenshi barambwiraga ngo umwana nk'uwo nguyu umuntu ngo ugiye mubyaye nk'uko nanagiye gukingiza mu bana ngo ugiye mubyaye rwose ngo ntabwo namuheka ngo namuta. ariko navuga ngo ukuri kwara igenda ashima Imana kuko njye nyine nayo mubyaye nari maze imyaka 3 ntabyara ariko namwakiye n'umunsi wa none numva ari umwana nk'abandi rwose
kuko mbega mu buzima bwanjye nta nubwo ari kumbwira ngo nguranire ngo umpe umwana ufite amaguru n'amaboko ngo nkwemerere pe, numvaga ari umwana wanjye 100%, ku buryo niyo yarwaraga numvaga mpangayitse, ariko kandi ntibabyakire nyine nk'uko ari umuntu. Nuko nakomeje ndamuheka rwose, umwana amaze gukura agira ubwenge akajya ngira inama, yari ukuntu tubanye mu rugo akambwira ati mama ye noneho papa yazavaho akwica ubu ngubu bizagenda gute. Nuko ndakomeza ndamuheka nyine bati kugeza natangiye kumfasha hasi afite imyaka 8, ariko numvaga nta kibazo rwose. Mbese rega baba umwana nk'abandi, uretse ko abantu batabyakira nyine bavuga ngo uyu mu byambeze kuriya ngo kiba ari igisabo, ariko nta gisabo rwose njya nifashe nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tubona ababyeyi bagiye batandukanye bashaka kubyara umwana afite ubumuga, mu bisanzwe aba ari umwana nk'abandi, ariko ugasanga bo ntabwo babyakiriye neza. Uyu munsi ni icyo ubabwira, wowe imbaraga wazikuye zatumye wumva ko Jean Pierre nta kibazo umwana nk'abandi kandi uyu munsi ukaba muri kumwe? Rero rwose namutwite amezi 9 ndagenda ndamubyara ndamuheka, abandi bakagira ikibazo, ariko giye numva ari umwana nk'abandi rwose, kuko sinzi mbaye ndaruko namubyeyi mfite imyaka 3 nabyo navugaga nti mana nanjye urankizura ubwo mpe kubyara, ariko namwakira numva nta kibazo rwose. Ari nk'ahantu bavuga ngo ntango nta wamuheka ngo nta wamwosa, ariko no kuri giye mba numva ari umwana wanjye nk'abandi. Uyu munsi rero Jean Pierre muri kumwe niki wishimira? Nishimira nyine uko turi kumwe, ko mubyana nagize ikibazo navuga ngo ntabwo azava n'ahari, ariko nyine aratangira akamba kamashimira Imana. Mbese nta kintu ntakwishimira mubona nk'uko ari umwana nk'abandi pe, kuko barazi ubwenge angira n'inama nk'uko niyo twaga turi nko mu Nyaruguru nkajya nko guhinga, nasangaga yatetse yakubuye nta kibazo rwose, nkabona nta kibazo ari umwana nk'abandi. Usiri kubona arimo arateka agukora uturimo tugiye dutandukanye wumva umeze ute? Birashimisha cyane rwose, nkabyo abantu hari nk'abantu bajya nyine, hari umuntu avuga ngo akamuga karuta agaturo, nta kintu mbese mba mbona ari umwana nk'abandi, ndetse ko nk'ikibazo ajya agira nyine nk'imirimo yo kwikorera ntabwo yayikora, cyangwa se nko guhinga, ariko ndi nta kintu atazi gukora na kimwe. Ubumuga se yavukanye nta bundi burwayi bwamuteye? Nta bundi burwayi bwamuteye, nyine ararwara bisanzwe tukamuvuza agakira, kuko mu mutwe haruzuye, ntabwo nyine ikibazo afite n'icyo kumugara ingingo z'amaguru. Kandi ibindi byose arabishoboye? Byose arabishoboye. Reka tugaruke rero, ugeze kumbwira ngo bagiye baguhohotera cyane ugiraho wumva ugiye kwiyahura. Ubundi nuko baguhohoteraga cyangwa byari byatewe nuko wabyaye umwana ufite ubumuga? Nuko nabyo umwana ufite ubumuga, umugabo yarazaga nyine akameresha nkajya gucumbika, nkavuga nese mana uyu mwana ko ntagira mama ngo nzamumuhe, kandi ko ntazamuha amabukwe, nese ubu ngubu kuko nyine kera twari dutuye tuturanye na hakurya y'u Burundi, ubwo kubyo nigeze gutekereza ngo mute ngo ngi Bujumbura. None ndavuga ni ntabwo namata, nigeze no kwahukana ndamusiga afite amezi 6 mbura amahoro. Ubwo ngubwo ndagenda ndongera ndamuzana ndamuheka, kuva ubwo numvaga nta kibazo na kimwe natekereza cyo kuba naba ahantu atari. Ni iki rero ibi byose byakwigishe mu buzima nk'umuntu w'umubyeyi wabyaye ukaba ufite umwana, ariko nubwo afite ubumuga akaba ko ari byinshi cyane gukorera? Ni ukuri genda ashima Imana nk'uko tukigenda, mbese hari inzara yigeze gutera nzaramba, noneho hari umugabo ucuruza amakara yaracumbitse hano kwa mudugudu. Noneho rero umwana undi aramwiba, nagiye ahantu mu iviro gucuruza, kuko nyine nacuruzaga n'ubundi nyanya. Amuzanye rero baramubwira ngo uwo mwana wabandi umujyanye he, kuko ubona ngo inzara yatenga indanga tuzijya kabiri, ngo none ngo umujyanye he. Bari bagiye nko kusa nk'abamaraza ku rubaraza, none aratera ajya mu iranga ajya gufunguza. Icyo gihe ngo haku ibiro ngo bari 3 by'ifu y'ibigori n'amafaranga 7,000, nyine abantu baramufata baramufasha. Ubwo noneho umwana baramwakira bamushyira mu nzu araryama. Ubwo nanjye akagenda agafunguza, twafunguje tukamfasha, nyine nta kundi mbese urebye ibintu akora n'ibyo Imana imukorera n'ibyo Imana amukorera, nanjye uretse ko nyine hari igihe mbona nk'ikintu kikampoza amarira kubera we. Dore nk'iyi korona itangira, abanyamakuru baraje badusura tuzaniye ibyo kurya kubera we. Ndavuga nti Mana koko ni nk'ubyara umwana akamuta, ntabwo abazi icyo azaba cyo aba yihombeje. Nuko nyine nkomeza gushima Imana rwose, naramureze kugeza n'uyu munsi wa none numvaga nta kintu cyamuhutaza cyabaho. Umubyeyi we rero wumva mwifuza kugera he? Mwifuza kugera heza nyine, nuko byanga sura jya ngo nguyu ukuntu yarazi ubwenge yaza nko kubona ahantu yiga ntari ikintu abagiye kwigezaho. Azatubwira ngo arashaka kuziga imashini, akatubwira ngo arumva ashaka no kuzashaka urugo, kagira umufasha, kabyara abana 2, ajya bikubwira?
tujya tubivugana nyine nkubwira nti ku mwana wanjye ntuzubaka ntuzubake nk'uru rwanjye kuko ubuzima nabayeho njya mvuga nti kuva navuka amateka mbona ko nashatse umugabo umwe navuze nti ngiye sinzi ukuntu bimeze pe nyine kubera ko nanjye yigeze kumbwira ngo se mama ngo kutabyara undi mwana ndavuga nti mwana wanjye ubuzima twabayemo nabyara abana barenze 2 nkazajya nirwa mbirukanka nagira nkabashobora kuko nyiri akenshi nirukankaga amuhetsa ari uruhinja njya gucumbika ni kenshi kandi nta gahunda bifite. turagushimiye cyane rero wakuze kutuganiriza. Namwe murakoze kudusura rwose. ngaho nguko rero reka tubashimire cyane mwese mwadukurikiranye ngira ngo mwumvise ubuzima bw'uyu mubyeyi n'umwana yabyaye ntabwo byari byoroshye yabanje gutotezwa kubera ko yabyaye umwana ufite ubumuga ariko uyu munsi ngira ngo yabaganije ko arushijeho kugenda yiyubaka kandi abona icyizere kizaza siko bimeze. Kora subscribe rero ndetse ushyireho comment ku biganiro byacu tunasharinga ibiganiro byacu rero bya ISEZERANO TV byo birakomeza.